iki umuntu yashingiraho ahitamo uwo bazabana? Ntekereza ko abaje hano mwese mugeze guhitamo. Hanyuma nibwira ko dutangiye kubibigisha dutinze, muri twakombye kuba twaratangiye mufite imyaka 2 mukaba mugeze ubu hasigaye guhitamo gusa, ariko ibindi mwarabimenye. Ibyo ngiye kubabwira mubifate neza, kubera ko ni iby'agaciro kenshi mu guhitamo uwo muzabana. Urugo kuri nge, urugo rwubakwa mu buryo bubiri. Hari ukubaka mu buryo busanzwe, abantu bose barubaka n'abadakijijwe, kandi bigize Imana ukabona umuhungu ufite indangagaciro cyangwa se ufite uburere, rimwe na rimwe ushobora kubaka neza, kuko ngenza abantu bubatse ingo nziza kandi badakijijwe. Ariko kuri nge ntabwo biba byuzuye, kubera ko Zaburi 127 umurongo wa mbere haravuga ngo Uwiteka iyo atari we yubaka, abubaka bose baruhira ubusa. Ni ukuvuga ko inzu kugira ngo ikomere biterwa na fondasiyo yubakiyeho. Hari ukubakira ku Mana cyangwa se ahandi rero hashobora kuba ubwiza, hashobora kuba umuryango, hashobora kuba amafaranga, hashobora kuba diplome, hashobora kuba bya bindi nyene wifuza. Ariko ku Mana ni ikintu cy'ingenzi kubaka urugo rushingiye ku Mana. Wahita umbaza ngo urugo rushingiye ku Mana ntiruhura n'ibibazo? Yego, birakomanga. Niba urugo rwa mbere rwo muri Edeni Imana yatangiye Satani ataratinye gukomanga, ntazatinye iwawe n'ubwo wawe bibwiwe na marayika. Ndaza kubigarukaho njya gusoza. Ikintu kizatuma utsinda Satani ni ukuba wubatse neza gusa imbere muri wowe, ariko ibibazo ni rusange. Nta garanti Imana yigeze iduha ko tutazaca mu bibazo, ahubwo uburyo twitwara mu bibazo nibyo bigaragaza ko twubatse dukuze. Abantu babiri bahura n'ikintu kimwe, umwe kigahita kimusaza akayindera, undi nawe ukabona arakomeye. Biterwa n'imbaraga yubatse zo kunyura mu bibazo. Rero ntekereza ko kimwe mu byo dukwiye kwitegura nk'abakobwa ni uko dukwiye kubaka imbaraga zizatuma duhangana n'imiyaga iri hanze, ingo zidasenyutse, natwe tudasenyutse ubwacu. Nabahitiramo rero abari hano mwese kubakira ku Mana. Nimwubakira ku Mana bizakomera. Yesu yaciye umugani w'inzu yo ku rutare n'inzu yo ku musenyi. Imivu yikubise kuri ya nzu yo ku musenyi, kugwa kwayo kwabaye kunini, ariko inzu yo ku rutare ntabwo byashobotse kwigwa. Imiyaga izatwikubitaho mu ngo no mu buzima n'ibindi bitandukanye, ariko aho twubakiye niho hazaduhesha gukomera, niho hazatuma tudadepirima kubera ibyo twanyuzemo. Hanyuma guhitamwa ari wo muzabana, ubu natangiye nagira mbabwire ko rugizwe n'ibice bitatu: umwuka, ubugingo n'umubiri. Kandi ikibabaje abenshi bashingira ku bijyanye n'umubiri gusa, ibindi bice ntibabyitaho. Ni biki wareba mu mwuka kugira ngo wubake urugo? Uyu muntu mugiye kubana ni biki yakagombye kuba yujuje mu mwuka kugira ngo mwubake urugo? Icya mbere ni uko abakijijwe. Wahita umbaza ngo nabibwirwa n'iki? Yesu yatanze igisubizo kigufi coroshe: muzabamenyera ku mbuto zabo. Muri fiançailles aka kantu ni akantu k'ingenzi. Uyu muntu tugiye kubana arakijijwe, twinjiriye mu irembo rimwe, yakiriye Kristo nk'umwami n'umukiza. Hari ibintu kuri nge mfata, umuntu akweretse kwangwa inzoga, hanyuma uravuze ngo hoya ngo urumva ngo impamvu ngo ntacu, ngo buriya n'ingere yazahita zireka. Uri Imana ihindura imitima. Uwo mutima niba Yesu atarawushobora, wowe uzawushoboza iki? Yakurakariye agukubisa urushi muri fiançailles, ukavuga ngo hoya ngo urumva ngo yansabye imbabazi, ngo hanyuma. Kuri ngewe hitukizwa n'amaguru, wituhunga, kubera ko
mu ndebe mwese mbabwira akantu gakomeye. Ingeso umuntu akweretse muri fiyansaye nugerayo azayikuba inshuro 10. Iyi mbabwiye ni ihame. Ingeso mbi umuntu akweretse muri fiyansaye nugerayo azayikuba inshuro 10. Habasigare kwibaza ngo niteguye kuzabibamo bikubye inshuro 10. Niba gusabye ko mujyamana muri fiyansaye cyangwa muse musomana umenye ko ari indaya, nugerayo ntazahita bireka kuko wagezeyo. Noneho urabona abakobwa bakunda bitinze, ariko iyo bimaze kwiyubaka muri we ntiyongera gutekereza ibiri hirya y'ibyo. Muri fiyansaye mu guhitamo no kwibaza uyu muntu arakijijwe. Icya kabiri, twizera bimwe, twizera ijambo ry'Imana ryose uko ryakabaye. Kubera ko mperuka kumva umuntu yantangaje pe, ni umwana w'umusore muto. Naramubajije urakijijwe? Ngo no, ngo ibyo bintu ntubimbwire, ngo ngewe senga amahitamo yanjye. Nibwo bwa mbere numvishe umuntu avuga gutyo, numva ndumiwe. Ni umuntu w'umusore ukiri muto. Imana sinemera kwibaho, amahitamo yanjye niyo nsenga. Itekereza ubanye n'umuntu atekereza gutyo. Uyu muntu arakijijwe. Kwizera bimwe ijambo ry'Imana, kubera ko Imana yandikishije amahame yose yatuma urugo ruba rwiza. Niba uwo muntu atizera ijambo ry'Imana rero azubaka nyene uko abitekereza. Ikindi ni ugutekereza twakiriye umwuka umwe, ndavuga umwuka wera. Abanyamakuru bagiye Bumbogo basura abantu bitwa Barangi, mujya mubumva. Basanga bajya gusura Barangi, basanga umuyobozi w'ubwo rurembo rw'Abarangi nuwo mu idini rimwe ntashaka kuvuga ry'Abakristo. Ibaze noneho ubanye n'umuntu ugasanga no Murangi, nonko ari wo mwuka afite, wazabikizwa n'iki? Cyangwa se nimugira ikibazo azahita akatira ku mupfumu, ari byo yemera. Ni ugutekereza uyu muntu afite uwuhe mwuka. Ibi nta nubwo bigarukira kuri we gusa, ukwiye kumenya n'iwabo basenze izihe mana. Ari ibintu mwibeje. Iyo ubanye n'umuntu ntabwo muhuza umubiri gusa, muhuza n'amaraso n'umwuka n'ibisekuru n'imivumo na karande kugera ku bisekuru byinshi. Ibyo bintu byose mvuze azabizana mu bishingiranwa, cyangwa se uzabisanga mu rugo. Uzahora urwana n'izo mbaraga mbi. Rero ni ugutekereza uyu muntu afite uwuhe mwuka. Hanyuma nkira kuri uyu mwuka, muribuka ko Dawidi yabwiye umuhungu we Salomo ngo ujye umenya Imana ya so, iyo yakoreye aba ariyo uzakorera. Ntabwo mwibuka ko Imana yabwiye Dawidi ngo sezeranye nawe isezerano ry'imbabazi, abana bawe nibakiranirwa nzajya mbababarira kubera wowe, ninabahana nzabahana uduhano tworoshe nk'uko umubyeyi yahana umwana, ariko sinzabarakarira kuko nasezeranye nawe isezerano ry'imbabazi. Ibaze noneho abona abantu n'umuryango wubaha Imana. Ibaze noneho undi muryango wasenze Ryangombe wafashe abazabakomoka bose bakabatura Nyabingi, sirindi sezerano se? Utekeza ko uzagwana n'ibimeze gute? Rero ntekereza ko ukwiye gutekereza n'uwuhe mwuka uhari. Ikindi, uyu muntu tugiye kubana yubatse ubusabane bwe n'Imana. Muzi impamvu udashobora guca inyuma mugenzi wawe, si kubera ko yabimenya, ashobora no kutazabimenya ubuzima bwose, nuko hari Imana utinya. Kandi iyo utinya Imana utabasha guhemukira mugenzi wawe. Iyo utaca inyuma Yesu, reka mbyite gutyo, na mugenzi wawe byungukiramo. None uyu muntu niba mugiye kubana akaba adatinya Imana, wowe mbese nta rutangira. Iyo umuntu yubatse ubusabane n'Imana agahora areba Yesu imbere ye, hari umushumba nkunda yitwa Dr. Antoine Rutayisire. Hari abantu bagerageje kurezima inyigisho yigisha, narabikunze cyane.
akunda kugaruka avuga ngo mukora ibyaha mute Yesu abareba, mwiganyira mute Imana ihari. Ibyo bintu ndabikunda, abivuga mu buryo bwiza wumva buryoshye. Ishobora ngira ngo mbabwire, iyo uhora ureba Yesu imbere yawe ntiwahemukira mugenzi wawe ngo bishoboke. Wagenda ukajya gukora hanze y'igihugu ukamara amezi 6, wazamara umwaka, uzaba ukiri umwizerwa kuko Yesu muri kumwe. Ibi biterwa n'iki? Nuko mugenzi wawe aba yarubatse ubusabane bwe n'Imana, afite Imana atinya. Hanyuma ikindi cyo gutekerezaho, ese ni Imana iduhuje cyangwa turihuje? Nagiye numva abana b'imfubyi ukumva aravuze ngo ngewe ngo nzashaka umwana w'imfubyi ngo utagira se ngo utagira nyina, ngo hanyuma ngo mu by'ukuri ukumva yahisemo kubera ibikomere. None se reka nkubaza, umunsi wabyaye niba uri imfubyi ugahita uhitamwo undi mwana nawe w'imfubyi, hanyuma ugahita ubyara na cesarienne, udafite ugufatira umwana, nta mushiki w'umugabo, nta mama we, nta, buriya uzaba umerewe gute? Sibwo uzamenya ko wahisemo ushingiye ku bikomere. Nge kera numvaga nshaka umukobwa ari seriyeze, ukuze, udaseka. Hanyuma Imana irareba bisanga nasabye nabi, ihita umuseka. Byibuze abashitsi bazaga bagasanga ngewe ibikomere bimereye nabi, basanga hari umuntu useka ntibamenye ko ari ikibazo bakarenda bataha. Kandi n'abana nabo bari bakeneye umuntu useka. None itekezi abana bari kuvukira mu rugo rw'abantu babiri badaseka, byari kugenda bite? Ntukajye uhitamo ushingiye ku bikomere, ubanza ubitekereza inshuro nyinshi. Uyu muntu tugiye kubana ni Imana iduhuje. Reka tujye mu gice cy'ubugingo. Turiho turiga ni biki nahitamo nashingiraho mpitamo wo tuzabana. Mu bugingo harimo ingeso, kamere, harimo amahitamo, ubwenge, hakabaho n'amarangamutima. Uyu muntu tugiye kubana ni umuntu uhinduka ku ngeso. Mwabonye ko hari abantu bari proud y'ingeso mbi. Uzi ko hari abantu nubwo wamukubita ku gikuta adashobora kukubwira ngo mbabarira, akavuga ati sinshobora gusaba imbabazi, zisaba kubera iki? Akaba ari umukobwa umeze utyo cyangwa ari umuhungu umeze utyo, ubwo azubaka urugo rumeze gute adashobora kuvuga ngo mbabarira? Uzi ko hari abantu adashobora kukubwira ngo urakoze, ibyo wamukorera byose ntazi gushimira. Uzi ko hari umuntu ukubwira ngo ngiye uzamfata uko niko nteye, kandi ateye nabi, uko ateye bitari imbuto z'umwuka. Uyu muntu tugiye kubana ni umuntu unejejwe n'ingeso mbi, arashaka ngo tubifate dutyo, cyangwa se ni umuntu uhinduka ku ngeso buri gihe. Byibuze iyo umuntu ababajwe n'ingeso mbi ushobora kuzimenyaho, abandi bantu bashobora kuzikwereka. Murabizi ko nta muntu yibona mu mugongo, twese Imana niyatumye tuwareba, kese ukoresheje indorerwamo zirenze imwe nibwo ushobora kuhabona neza. Bagenzi bashobora kukubwira atariko ku kuntu urakara sibyo, bashobora kukubwira atariko hari ukuntu wikundamo. Iyo ufite inshuti zikubwiza ukuri bashobora kukubwira ko hari ibintu bitagenda. Ibyo bintu ukwiye kwitoza kubihindura kugira ngo uzavemo umugore mwiza cyangwa umugabo mwiza. Ni ukwibaza rero ngo uyu muntu tugiye kubana ni umuntu uhinduka ku ngeso. Ikindi, amahitamo ye ameze ate? Ndaza kubigarukaho. Iyo umuntu yakomeretse icambere gipfa ni amahitamo. Ntabwo buri impamvu muzumva bavuga ngo abakobwa baratendeka ni ikibazo cy'ibikomere. Abavuga ati reka mbagarire yombi ntawamenye izera imbere y'andi. Yani kandi buriya umuhaye n'isahani y'amandazi yamara nk'iminota 2 ashaka guhitamo rini yaribuze. Ushobora kumubaza mugiye muri restaurant ukamubaza urafata iki, ngo amazi, ngo ariko ndashaka n'icyayi, ukabona kuri menu yabuze ikintu na kimwe ahitamo kubera ko amahitamo yaragwaye. Kandi ibyo bintu bipfa iyo umuntu nyene yakomeretse. Umuntu tugiye kubana amahitamo ye ameze ate? Ikindi ni ukwibaza afite ubwenge bumurikiwe cyangwa bufite ikibazo.
Yakobo yaravuze ngo ubwenge buva mu ijuru buraboneye n'ubw'ineza n'ubw'amahoro bwemera kugirwa inama. Hari abantu rero bafite ubwenge bwuzuye ubucakura, akaba afite ubwenge butamurikiwe n'ijambo ry'Imana. Mu by'ukuri ubwenge buva ahantu henshi, reka mvugemo hake. Hari ubumenyi, hari ubwo twavukanye, hakaba ubumenyi twiga mu ishuri, hakaba ubwenge bw'impano, hakabaho ubwo kubaha Imana n'ubundi. Ubu bwenge bwose bugomba kuba bwiteguye guserva urugo. Ba bantu mwumva bahishanya imitungo, bahishanya ibintu byinshi, ni iki kibazo kiba cyarabaye. Ntabwo abantu batuzaniye iyobokamana batubwiye kwakira Yesu gusa, bafashe igice cy'umwuka ntibamenye agakiza ntikagera no muri ibi bice, kandi iki gice kimwe kitakozweho kizateza ibibazo ahandi hose. I Burayi iyo inzu zaho barazishusha mu gihe cy'imbeho cy'urubura, hari ukuntu rero akadirisha ko muri toilette kaba ari gato cyane, murabizi. Hari ukuntu ukibagirwa gakinguye, ugashusha inzu gazi gashira, fagitire ikaba nini, inzu ukajya wumva ntishuha. Kumbe hari akadirisha wibagiwe gakinguye. Iyo mu buzima kamwe muri utu tudirisha ndiho ndavuga gakinguye, inzu ntizigera ishuha, urugo ntiruzigera ruba rwiza. Igihe cyose utize kumenya detaye y'utu tuntu muri fiyansaye, kuko fiyansaye ni ikinyoma kiri aho nyine. Muhura mwese muhumeka gahoro, niko nkunda kuvuga, mugahura mwese mwiteye agaparufe, musangira icyayi, iyo urakaye ntumarayo, kandi umuhungu aba ashaka kukwemeza ngo akuzane iwe, nawe uba ushaka kumwereka kuri mwiza bya hatari, singe wahera. Hakwicara muvuga utuntu tutari ngombwa. Ukwiye kwiga, igihe cyose uzamara muri fiyansaye ukwiye kuba wiga utu tuntu. Tugeze mu mubiri ukwiye kwibaza, uyu muntu ni umuntu yuzuza inshingano, ahubwo aranazizi. Niduhura n'abahungu nzazibabwira, ariko wenda naba nzibabwiye kugira ngo muzarebe izo mureba ku bafiyanse banyu. Inshingano z'abahungu ni 7. Iya mbere, agomba kuba ari umuntu yiteguye gutanga byose. Hanyuma iya kabiri, agomba kuba ari umuntu yiteguye kuba papa muri bya bice bitatu nanone, umwuka, ubugingo n'umubiri. Ikindi, niwe ushinzwe iby'umwuka mu rugo, agomba kuvuga amagambo akomeza abagize umuryango, kurinda amarangamutima. Ikindi nanone, agomba gufatanya n'abandi inshingano z'urugo, ndavuga imirimo ikorwa. Hanyuma ikindi ni ugukunda nk'uko Kristo yakunze itorero akaripfira ku musaraba. Hanyuma nubana n'umuntu udashobora kuzuza inshingano, urugo ruzakugora. Ntabwo mwabonye ko ari abagabo bafata inshingano zabo zose bakaziremeka abadamu. Umudamu akajya yicara yibaza, turarya iki, turambara iki, turabaho gute, turishura inzu, ibintu byose inshingano zikaba ziri. Hanyuma we akaba ari umuntu uzi guhanagura agakweto, akambara pocket, agasohokana n'abandi bahungu. Kandi bene abo batunga telefone ihenze, ntamenye ko iyo telefone irimo igishoro. Aramutse ayigurishije agatunga agatoroshi, iminsi mike yacuruza, hanyuma hakavamo inkwano. Bene abo barota ibintu, abahungu babanebwe barota, akubwira ngo mu minsi mike ngo nzaba nagiye kuba i Paris, ngo hanyuma, kandi ubwo ntararenga ni gato, ngo hanyuma ngo kwanza ngo i Paris ngo si heza cyane, ngo Washington DC. bararota. En fait, kuba umusitari ntabwo babirota, barabikorera. Ugomba kuba warakoze ikintu kimurikira rubanda ukabona kuba umusitari. Nawe kubyuka gusa ukavuga ngo uri umusitari gute se? Babyita kurota ukanuye mu by'ukuri. Agomba kuba ari umuntu yuzuza inshingano. Hanyuma ikindi, afite iyerekwa n'icyerekezo. Nuhura n'umuntu ugutereta, uzamubwire ngo ndinde kuri wowe. Hanyuma turava he turajya he?
fiyansa yashize amara igihe kingana gite, uzakora ubukwe ryari, icyerekezo iyerekwa n'icyerekezo by'urugo ni ibi. Ubundi iyo umuntu ayoboye abantu agomba kubasangiza iyerekwa rye n'icyerekezo, hanyuma bikahinduka ubuzima bwabo bakabikurikira. Noneho urakurikira iki niba nta yerekwa nta n'icyerekezo? Ikindi, urugo rugizwe n'isezerano murigirana muri babiri. Hanyuma nanone urugo rugizwe n'umuhamagaro. Umuhamagaro niwo utuma utera amahema ugasezera iwanyu. Ikindi nanone, urugo rugizwe n'igihango cyo gihamishwa kuryamana. Ikindi, ubwo turi mu mubiri, ikindi ni ukureba uyu muntu arankunda. Uyu muntu arankunda, agira urukundo. Sinzi niba ntabaciye intege, ariko hari abantu batagira urukundo, badakundwa, batanakunda. Kumukunda bitavamo, kandi nawe adashobora gukunda kubera kahise n'ibikomere. Ikindi ni ugutekereza uyu muntu tugiye kubana abana gute n'abandi. Urugo ntabwo rugizwe n'umugabo n'umugore gusa, rugizwe n'imiryango migari. Uyu muntu akunda abashyitsi, tuzabana nawe gusa turi babiri, ni gute abana n'abandi? Ikindi, ni gute akoresha igihe. Kwica gahunda ni ikintu kibi gusa. Wibuke ko umwanya upfuye ntugaruka. Ni ukwibaza uyu muntu ni gute akoresha igihe, ni gute ashaka ubumenyi. Urugo rugizwe n'utuntu twinshi, ariko niba uyu muntu atiyungura kumenya ibintu bishasha, ntekereza ko bizamugora kubaka urugo. Nabonye gahunda ya leta ivuga ko mu myaka 3 buri rugo rwose ruzaba rutunze smartphone. Iyo nkuru ntekereza ko mwayibonye ku gihe. Ubwo no kuvuga ko n'umuturage utarize gusoma no kwandika agomba kumenya gukoresha, kuko hari serivisi zimwe za leta zizatangwa muri ubwo buryo bidasabye kujya gutonda umurongo. Niba ubaho utiyungura ubumenyi, byibuze ngo ujye wiga akantu gashaje. Reka mbaye nk'urugero, YouTube yigisha guteka, hanyuma uri umukobwa witeguye kujya gushaka, ntuzi guteka ikintu na kimwe, kandi usikrolinga ureba ibintu bidafite icyo bikumariye. Ayo mamega wayakoresheje wiga guteka, kuzaba umutetsi w'umuhanga. Uyu muntu ameze gutya namumenyana. Nashaka kubasomera imirongo iri mu Itangiriro 24 kuva kuri 12. Ndabizi ko abenshi nta Bibiliya mufite, reka nsome, cyangwa muzifite muri telefone. Itangiriro 24:12. Niba ufite Bibiliya muri telefone usome ntacyo bitwaye, cyakora ntujye kuri WhatsApp, wihangane iminota mike. Arasenga ati, Uwiteka Mana ya databuja Aburahamu, ndakwinginze umpe ihigwe uyu munsi, ugirire neza databuja Aburahamu. Dore mpagaze ku isoko, abakobwa babo mu mudugudu basohotse kuvoma, bibe bityo. Umukobwa ndi bubwire nti ndakwinginze, cisha bugufi ikibindi cyawe nkweho. Akansubiza ati, nkwaho, nduhira n'ingamiya zawe, aba ari we watoranyirije Isaka umugaragu wawe. Ibyo nibyo bizamenyesha yuko ugiriye databuja neza. Nuko agisenga cyo, Rebeka arasohoka, wabyawe na Betuweli mwene Miruka muka Nahori mwene se wa Aburahamu, ashize ikibindi ku rutugu. Uwo mukobwa yari umunyagikundiro cyinshi kandi yari umwari. Ndaza kuhagaruka. Nta mugabo wigeze kuryamana nawe. Aramanuka ajya ku isoko, aravoma, arazamuka. Uwo mugaragu arirukanka, aramusanganira, aramubwira ati, ndakwinginze mpa utuzi mu kibindi cyawe nkweho. Aramusubiza ati, databuja nkwaho. Atengamira vuba ikibindi cye, aramuha, aranywa. Amaze kuyamuha, aramubwira ati, nduhira n'ingamiya zawe zeguke. Ayasuka vuba mu kibumbiro, arirukanka yongera kujya ku iriba kudahira,
adahirira ingamiya ze zose. Uwo mugabo amwitegereza acecetse kugira ngo amenye yuko Uwiteka yahaye urugendo rwe amahirwe cyangwa ataruyahaye. Nuko ingamiya zimaze kweguka, uwo mugabo yenda impeta y'izahabu, kuremera kwayo kwari nk'igice cya shekeli, n'ibimeze nk'imiringa bibiri byo kwambara ku maboko, kuremera kwabyo ni shekeli 10 z'izahabu, arabimwambika. Amen. Muze gusoma iki gice cyose mukirangiza. Muri iyi nkuru nababwira uburyo fiançailles ikogwa mu buryo bwa Gikristo. Icyambere, Aburahamu yahamagaye umugaragu we aramurahiza. Cyo ni icyambere. Aramubwira ngo ndahira ko utazajya gushaka gusabira umuhungu wanjye mu bandi bantu batari ubwoko bwacu. Nagamba mbabwira ko umuco n'umwijima ntibivanga. Ntuzakunda umuntu mudahuje kwizera, mudahuje agakiza, nibibyo nabanje. Icyo ni icyambere. Ugomba kuba warahiriye kuba umukristo mu bintu byose kuzageza gupfa, kandi n'uwo muzabana ari kuri urwo rwego. Hanyuma icya kabiri, uyu mugaragu yarasenze. Imana niyizi umuntu yazava nk'umugabo mwiza, niyizi umuntu yazava nk'umugore mwiza. Niyo mpamvu gusenga ari ikintu cy'ingenzi. Ukabaza Imana kuko niyizi, nireba aho wowe utareba. Icyo ni icya kabiri. Icya gatatu, yahagaze ku iriba. Iriba ni ijambo ry'Imana. Ijambo ry'Imana niyo ndorerwamo ushobora kureberamo umuntu ukamenya niba ari umukristo cyangwa atari we, niba afite indangagaciro cyangwa atazifite. Yararahiye, yarasenze, ahagarara ku iriba. Icya kane, yasabye amazi. Asabye amazi. Rebeka bamuvuzeho ibintu sinzi niba mwabyumvise. Ndaza kubigarukaho. Ngo yari umukobwa w'umunyagikundiro, kandi yarakiri umwari, yarakiri isugi. Wenda ubutaha tuzaganira ni uruhare rw'ubusugi mu kubaka urugo. Ari umubishop umwe wa Uganda afite urusengero runini cyane, aruka gutanga igihembo mu rusengero. Aravuga ati umukobwa ukiri isugi namuteguriye igihembo kandi gihenze. Mu rusengero rwose babura n'umwe. Ubusugi bishatse kuvuga iki? Dufite abantu benshi bavuga ko ari abakobwa ariko mu by'ukuri ari abagore, kandi imibabaro bafite n'ibikomere nibijyanye no gupfakara abo batabanye. Kubera ko umuntu wahaye ubusugi bwawe bifite ikintu kinini bivuze. Isezerano ry'umugabo n'umugore rigizwe n'amaraso. Urugo ni isezerano ry'amaraso. Sinzi kuri ubu niba mwabyumva. Iryo sezerano ry'amaraso rero iyo ritabayeho, nyana ya Yesu aya Yesu ni sawa. Aya Yesu ni sawa, ariko haba hasenyutse nk'ikintu gikomeye cyitwa icyizere. Wenda muzabana n'umuntu utegizije ibyo, yego ni byiza, ariko uzi ikintu kizaba nakubonana uhagararanye n'umuhungu mushake mube muririmbana, azavuga ati ntawamenya, wenda n'umuyekisewe. Uzahora wisobanura ubuzima bwose usigaje kubaho, kubera ko icyizere cyo ntiwakigarura. Simvuze ko iyo Imana ikubabariye ikakweza nta rubanza mu by'ukuri uba ufite ku Mana, ariko nanone abataratanga ubusugi bwabo ntuzapfe kubuha umuntu mutazabana mu by'ukuri. Kandi kuri nge nagusaba ko mujyamana mbere yuko mukora ubukwe, uzamenye ko umuntu atari umugabo wawe. Ntuzakora iryo kosa, kubera ko rizagira ingaruka mbi nyinshi mu buzima. Uzahora ubayeho nk'umupfakazi, kandi upfakaye uwo mutabanye. Hanyuma Rebeka yari umuntu ugira imirimo myiza. Icyambere, kumuha amazi. Ntabwo mushobora kubyibaza, ibi ndiho ndavuga ntabwo mwakumva uburemere bwabyo. Muzi ko amariba ya kiriya gihe yapima metero 100 z'ubujyakuzimu. Noneho tekereza gufata amazi wakuye muri metero 100 ukayaha umuntu n'imvune
wavunitse kugira ngo uyabone. Utagira urukundo ntibyashoboka. Si ukumuha amazi gusa, yuhira n'ingamiya. Ingamiya 10, ingamiya ishobora kunywa litiro 20. Noneho kuba inshuro 10. Urebe imbaraga yakoresheje avoma aya mazi. Hano Bibiliya tubwiye ngo amushinga ijisho acecetse. Ibi nibyo bita kurambagiza rero. Ubundi barambagiza ingeso. Mbere yo kuvuga ngo yego nemeye ko nzaba umugore wawe, ukwiye kuba warakoze uru rugendo rwo kurambagiza ingeso nta jambo uremera. Kubera ko iyo uvuze ngo nemeye kuba umugore wawe, mu ijuru nyine bahita bavivura ko wemeye kuba umugore w'umuntu. Ukwiye kwitonda ukabanza kwiga ingeso. Nibyo bavuze ngo amwitegereza acecetse. Muri muyahe masiganwa ko fata igihe cyawe usenge. Hari abantu nka 3 cyangwa 4 ugomba kwereka umufiance wawe. Uwa mbere ni pasiteri wawe niba umufite, uwa kabiri ni umubyeyi wawe, uwa gatatu ni inshuti itagufitiye ishari, uwa kane ni umubyeyi ukurera. Aba bantu 4 bose nibavuga ngo yego, uzizere ko ubonye umuntu azaba mwiza. Ariko nibavuga ati ko tumubonye umusatsi ukatworosoka ku mutwe, nushaka ahita urekeraho. Kubera ko ntibashobora guhuriza kuri ibyo badafite umwuka w'Imana ashobora gukorana nabo. Yenda umwe muri bo ashobora kwanga kubera ko uwo muntu wenda si umukire, cyangwa se n'ikibazo cy'amoko ntikirarangira neza n'ibindi. Ariko abenshi bashobora guhuriza ko uwo muntu nta kibazo ateye. Ibi bintu ni ibintu by'ingenzi. Hanyuma rero mu gusoza, ndashoje, twakiriye abaje barakomerezaho. Mu gusoza, ibi bintu byose mvuze ni byiza kubireba kuri mugenzi wawe, ariko nanone ni byiza kubyirebaho. Come on, umuntu yubaka uko yubatse imbere muri we. Nanone umbajije urugo mu ijambo rimwe, nakubwira ngo umuntu yubaka uko yubatse imbere muri we. Iyo ugiye murebe hano ndashaka gusoza. Muzi ikimenyetso cy'umusaraba, mwese murakizi. Kiriya giti gihagaze ni umubano wawe n'Imana. Ibintu byose byiza by'ubumana ukwiye kubivoma ku Mana. Kiriya giti gitambitse ni ukubiha mugenzi wawe. Kuki batashizemo ikindi noneho kigaruka ngo bibe nawe ubihawe. Ukwiye kuba wubatse neza ku buryo ufite byinshi ukura ku Mana uha mugenzi wawe. Mugenzi wawe nubwo iyo wowe wubatse neza, nubwo mugenzi wawe yaba afite intege nke mu gutanga cyangwa hari ibyo atujuje, ntabwo uzakomereka cyane nk'igihe wagiye utegereje gukundwa, kwitabwaho, uhabwa keya, ibintu byose biri sansinike kuri wowe. Bibiliya iravuga ngo ibyo mushaka ko abandi bantu babakorera aba ari mwe mu bibakorera. Dukwiye kuba twubatse neza kuri icyo kigero. Twifuza rero ko muzubaka ingo zidasenyuka, nyine zubatse neza, zubakiye ku Mana. Ni ibinahisemwo bike, ibindi muraza kubitubwira. Ni biki nashingiraho mitamwo uwo tuzabana. Ibindi ntekereza ko muza kubiduha mu bibazo n'ibisubizo. Reka nsoreza aha rero, hanyuma akabazo k'amatsiko. Nubwo ibintu bivuze ku byo wareba muri ibi wujujemo bingahe. Ibyo utujuje wibuke ko ari kakadirisha imbeho izanyuramo, gazi kagushirana, fagitire ikazamuka, kubera ko aho hantu nyine hadafunze aho muri wowe niho imbeho izanyura. Ariko niba wubatse neza mu mwuka, ubugingo n'umubiri, nakwizeza ko urugo ruzaba rwiza. N'ibyo udafite uzaba ufite imbaraga zo kubyihanganira, utadepirimye, udafite ikibazo na kimwe. Imana ibaho umugisha mu izina rya Yesu.